Bibiliya ishimangira ko Imana iri imbere mu muntu nk'uko Yesu yavuze ati ubwami bw'Imana buri muri mwe. Ibyo biboneka muri Luka 17:21. Mu rwigiro rwacu rw'uyu munsi nta tugiye gushingira ibyo tugiye kwiga. Yes, ndabasaba ngo mube maso, mube muhari, tube kumwe, tubane. Sibyo? Ibi bintu rero tugiye kubera mu buryo butandukanye. Tugiye kureba ihuriro riri hagati y'ukuntu Isilamu ibona Imana na Katolike, icyo bitandukaniyeho, ko babona Imana, ko babona ubutumwa bwiza, aho batandukaniye. Tuzabigabanya mu bice bitanu kugira ngo tubashe kubyumva neza, cyangwa kugira ngo mubashe kubyumva neza. Igice cya mbere tuzareba ubutumwa bwa Bibiliya uko busobanura Imana. Ubutumwa bwa Bibiliya uko busobanura Imana. Mu gice cya kabiri tuzareba ubutumwa bwa Isilamu, Korowani uko isobanura Imana. Sibyo? Mu gice cya gatatu tuzareba Katolike, itandukaniro n'ubusobanuro. Singo. Kane tuzareba uko Isilamu na Katolike bihurira n'aho bitandukaniye. Gatanu, ese koko Katolike yashyizeho Isilamu? Iyo dukurikije twumva ko kugira ngo Isilamu ibeho byaturutse ku mwami witwaga Leo wa gatatu, ubwumvikane yagiranye na Constantine. Yego, bashyiraho Isilamu kuko babonaga Katolika iri gucika intege kubera ko ntago kwari ukwemera kumwe kudafite kuvuguruzwa. Yes, bureke rero tubisesengura mu magambo maremare twumva ibyo ari byo. Ubutumwa bwa Bibiliya uko busobanura Imana. Bibiliya mu isezerano rya kera n'irishya yigisha ko Imana ari imwe ariko ikigabanyamo, sibyo? Cyangwa se ikigaragaza mu butatu butagabanywa: Data, Mwana, Mwuka Wera. Imana, Umwana, Umwuka Wera. Sibyo? Yesu Kristo ni ijambo ry'Imana ryabaye umuntu rikazana agakiza ku bantu biciye mu rukundo no kubabarirwa. Umuntu akizwa atari ku bw'amategeko ahubwo ku bw'ineza n'ubumwe na Mwuka. Bibiliya ishimangira Imana iri imbere mu muntu nk'uko Yesu yavuze ati ubwami bw'Imana buri muri mwe. Iyo twabibonye biboneka muri Luka 17:21. Muri make, Bibiliya itwigisha ko Imana uri ubugingo buba muri buri wese, kandi ko ikidutandukanya nayo ari ubumenyi buke. Singo. Ubutumwa bwa Isilamu uko Korowani ibisobanura, uko Korowani isobanura Imana. Korowani yigisha ko Imana cyangwa Allah ari imwe rukumbi, idafite umwana, nta bufatanye, nta butatu. Korowani yo ntago yemera ubutatu, ntago yemera ko Imana ibyara. Muhammad ni intumwa y'Imana yahishuriwe ijambo ry'Imana. Korowani mu kinyejana cya 7. Umuntu akizwa binyuzwe mu kubaha amategeko n'ibikorwa byiza: gusenga, gufasha abakene, gusiba no gukora umura cyangwa haji, urugendo rutagatifu. Yesu, Isa, Ibrahim, Mariyamu yemerwa nk'intumwa y'Imana, si mwana w'Imana. Abayisilamu bemera ko Yesu atapfuye ku musaraba, ahubwo Imana yamuzamuye. Muri make, Isilamu igaragaza Imana nk'itegeka rikomeye ryo hanze y'umuntu, kandi agakiza gashingira ku kumvira no gukora ibitegetswe. Sibyo? Katolisizme cya Katolike, itandukaniro n'ubusobanuro. Katolisizme ni umurongo ukomeye wa Christianity cyangwa se w'abakristu washinze imiyoborere ikomeye kuva ku ntumwa za Yesu kugeza kuri Papa w'i Roma. Yizera ubutatu butagatifu, ubutatu butagabanywa, icyo bita Trinity. Yesu Kristo nk'umukiza, gukizwa binyuze muri sakaramu, ibikorwa byera, kubatizwa, kurya umubiri wa Kristo, Ekaristiya, gusenga abatagatifu n'ibindi. Papa afite ububasha bwo guhagararira Kristo ku isi. Uranyumvira? Ariko ibi byaje kuvugwaho cyane n'abahinyura, reformers, kuko batangiye gusimbuza ubumenyi bw'umwuka n'inyigisho za Yesu n'imyitwarire y'itorero. Isilamu na Katolike bihurira he? Ni hehe binatandukaniye? Icyo bihuriraho:
Itandukaniro rikomeye, byombi byemera Imana imwe. Katolisizme ivuga Imana mu butatu, Isilamu irabihakana. Byombi byemera Yesu nk'ukomeye. Katolisizme ivuga ko ari Imana, Isilamu ivuga ko ari intumwa. Byombi byemera kubaho kwa Mariya. Kiliziya ivuga ko ari Mariya, Isilamu ikavuga ko ari Mariyamu. Isilamu ifata Mariyamu nk'uwatunganye cyane ariko atari mama w'Imana. Byombi byemera amategeko n'imico. Isilamu ishingira ku mategeko ya Sharia, Katolike ishingira ku sakaramu. Byombi byagiye bifatanya mu mategeko, mu mateka, mu burengerazuba bwo hagati, ariko byigeze kurwana mu ntambara ziswe Croisade, intambara z'imisaraba, kubera ukwemeranya guke ku Mana na Yesu. Ngire ngo muri kubyumva. Ese koko Katolike yashyizeho Isilamu? Hari ibitekerezo bishingiye ku bihamya by'amatwara y'ibyihishe esoterike n'amateka ya Vatican avuga ko abasore b'abagatolika bari muri Arabiya bashobora kuba baragize uruhare mu guha Muhammad amakuru yanditse biblical material mbere yo guhabwa ubuhishurwe bwa Quran. Hari kandi abavuga ko Papa w'icyo gihe yashakaga guhuza amahanga y'Abarabu akoresheje idini ryoroshye byafasha gucunga icyo gice, ariko ibyo nta gihamya cy'amateka cyemeza neza. Ibitekerezo bishingiye ku makuru y'abahanuzi, abahanga mu mibereho y'iyobokamana n'abanditsi ba esoteric history. Kandi nibyo muri Quran hari byinshi bigaragara nk'ibivuye mu nyandiko za Bibiliya, Abraham, Moses, Dawidi, Yesu, Mariya, nubwo byanditse mu buryo butandukanye. Bigaragaza ko Isilamu yakomotse mu murongo umwe w'ubuhishurwe bwa Abrahamic tradition. Inyigisho yo mu mwuka mu buryo bw'abakongwe. Imana yihishurira umuntu mu buryo butandukanye, rimwe ni mu ijambo, rimwe ni mu mategeko, rimwe ni mu mbaraga ziri mu mutima. Sibyo niko abakongwe tubibona. Abakongwe tuvuga ko, cyangwa abakongwe ba kera baravugaga bati idini zose ni inzira zitandukanye zijya ku musozi umwe. Bibiliya, Korowani n'ubutumwa bwa Yesu na Tora cyangwa Muhammad byose byashakaga kwigisha umuntu ukuntu yongera kubona Imana iri imbere ye, si hanze ye. Iyo umuntu atakibona Imana nk'ahantu cyangwa itegeko, ahubwo akayibona nk'umwuka uri muri we, nibwo aba yinjiye mu by'ukuri aho idini rihagarara, ugasigara n'ubumenyi. Singo ndakeka bino bintu birasobanutse. Mureke Imana idufashe, Imana ibe mu ruhande rwacu, Imana ibe kumwe natwe, n'ubundi iri kumwe natwe turi kumwe nayo. Imana iri muri twe, natwe turi muri yo. Dukomereze mu buntu bwayo. Ibyo nanjye basabira, nanjye nisabira binyuze mu mwana wayo Yesu, nzira y'ukuri. Imana ibidufashemo.